utamvunya umwana ijosi neza wajya ngo nawo kwa minisitiri fata neza agafatanya amaguru nese undi bagire ngo ngo nimurabo nawo kwa minisitiri ariko ubundi hajya ngiye kumwita izina ryiza si umwana karemeye nk'umupfura uyu mwana wanyu nyise mayoyoguru ngonde mayoyoguru umba nkubwiye shuruguru none byarangiye Shirugutu wanduriwe none twaramubwiye tuzamwita yitwa Kingi Queen umudusubize amafaranga ntabwo ntabwo wamwita Kingi wewe banza making sure yuko wakanze subscribe reba ko kantu kameze nk'akamba ukuntu ukoreye iyo video sharing bagenzi bawe like ntuyibagirwe ako kantu k'agapfunsi kameze gutya banza ukande like agakomenti kawe kavuga ati basore banjye mukomereza aho ngaho nako karakenewe courage basore banjye maze ubundi twite twirebera video isekeje kurusha izindi zose mu Rwanda niba ibyo byose wamaje kubikora let's go ariko se gene hagire ninyenye nk'abatumi wimbwira ngo niwe natumiye gusa wanturiwe se nagutumiye wenyine n'abandi baraje wanjishiwe ngerewe nimba utangiye kunuka kambe nigendera oya wanturiwe oya ngwino wowe nushaka ibintu byo kunsakuriza kunsakuriza oya uze ntugire ikibazo wanturiwe rega buriya wowe ntabwo bizi impamvu we waje naba utangira kuzana ibintu by'ubujojinga ukuntu urumva by'ubusitafu bwa danje we ntugire ikibazo ubu niwe mwizerwa ubundi inuri nawe wangurubewe niko maberanyo ko urajya kunyita inuri ari nge nawe ukeneye undi nini ngo maberama wangona we ibikuyeho yuko uri ko nagutumiye makanja we mafukuto pombafu we nimba nagutumiye ariko ntibikuye kuri inturi yicara utegereza abandi ariko ni umwizerwa wanturiwe ntago nakubeshya hajya ubundi invitation yawe wohereje hari handitseho nde ngo vitasiyo nari nanditseho Zuzu n'umuryango we none kutanditseho inuri n'umuryango wawe ngo ngweke ibyo uri kubibwira nde inkoko iri iwabo isonda igikara nari nzi yuko uzazana n'umuryango we mu gafufuro ubwo ntabyo nkibahaye cyakora we ntacyo n'ubundi turi inshuti gafufugwe n'impyisi anako n'ubundi nawe uri impyisi niko maberanyo ko ndavuga ngo twaje gufufura ubundi we kuri umukene ubundi wofite iki umva rero reka tureke gutukana ntacyo abandi baze wamacawe uri kubyumva ariko umbwije ukuri ega n'undi uri umukene jya wemera oya reka tutegereze abandi baze barakemura impaka ntari bako n'undi uri umukene mushuti wako watinze se byagenze bite mana ubundi se ndazinduka ngo bimarire iki nabanje kwirira nimbe nawe wamenye ubwenge usiga wiririye nge mamaze isaha n'iminota 40 nta kintu nahasanze sinubisha bakangana n'amazi nahasanze nawe ariko wari ubabaje ubwo wazindukiye ku uyu mutindi uzingura hakura iki ngo umutindi niyo ko na bene wanyu wampacawe nta soni kubitwe n'agace indagire ariko ahantu turacyari kuhakora ikira ariko ngiye byanyobeye nimba twaje gutukana nimba twaje gutongana ubundi maberanyo ko twaje gukora iki ngo mwaje gukora iki neza ikintu batumunije ntimukizi mwaje kwita umwana wanjye izina ariko wazanye urwo rwavumba rwawe tukarwita izina twitahira ngo nzane ngo iki ngo murebe ngo urwavumba karo rw'inkende nanjye nabyaye inkende ngo muragiye mwe muretse gatoya n'abandi baracyazi ko hari abandi bagiye kuza ntabwo ari mwe gusa natumiye mutambwira ko nsanze ibintu bitararangiye so wavuze saa 9 nkabanje saa 11 none ubu murakicaye mukuri arega niwe twari dutegereje boss arega ni wowe ugaragaramo mu bantu mba natumiye boss wanjye gategereze nyuko ariko mana yanjye abakene no guhunga amasaha gahunda ari saa 9 bigeze bite saa 11 nje bune nje kubacyura ariko none biranze humura mwihangane gatoya reka ibintu tunabyihutishe reka tubyihutishe mugani ndabona amasaha ageze kure bamwusiyonere nyine tikwakwanyiriza
wa mwana n'uyu n'uyu nguyu mwana igitiyo cye kisikiri igito cyo gukoresha iki erega umwana wese agomba kuvukana igikoresho azakoresha. ninde wakubwa igikoresho kimeze gute ninde wawe kazakoresha igitiyo none se yakora iki kindi kihe atari ikindi ariko ubundi umwana wawe ni igiki? umwana wanjye ni ikinyabibiri yakavukanye imashini yo kudoda nk'umukobwa akongera akavukana inyundo yo kumenesha amabuye nk'umuntu w'umuhungu. None ibyo byombi biri he? wowe da wewe ntabwo mubizi niyo mpamvu nabahamagaje nk'abajama banjye ngo twite umwana izina munamuhembe kuko ari muri bumpembe niyo nzabiguramo ko mabereye inyuma ko twaje kwita umwana izina twaje gutanga amafaranga. ese ubundi wanuriwe ari ukwita umwana izina no gutanga amafaranga habanze wishuje cyane habanza mani umva by'abakene mvuga rero by'abakene nyine noneho nawe wibyariye aka business niko mwa ari iyi ngiyi n'iyi urahitamo iyi. Uyu mwana wanyu yavukanye inzara? oya ahubwo yavukanye ubwenge muhereza aho bwayo yahisemo cyangwa yamuye yose. iyi ngiyi yabibirayo mu ngo yamuye yose ujya n'igifatwa yanga yafatwa yo ngo wagwana hapo ku muntu yamuha wanungumitse cyumfa n'abatindi bayaguye asubira nawe se wanturiwe icyafashwe ntikirekurwa n'ubundi wayamuhaye ubwo rero uzi ko utazayasubiza. nzayasubiza ahubwo hasigaye ayawe akira warwavumba ubukene bwanyu ntibuzakokame yamuhe neza bitewe kuri hejuru nk'ifuka y'ishati ntabwo umuha amafaranga wowe ntajyanjye murayategereje se ewe ngaho mufatwe yafate sha mwana wanjye umunsi ntabwo turaburara yafate ubwo neza ko ibyo byose birangiye ubwo igikurikiyeho ni ukumwita izina. yego wanturiwe ngamwita izina fata neza ariko ndamufata humura ariko jyewe uyu mwana rero njye mwise Kanyungu. iryo zina si ubwo risobanuye iki? none se ubwo nimuyatumazemo ikinyari ufite nagumishe neza umwana wanjye akira nawe umwita izina ryiza nanjye se urwavuma nagwita. fata neza cyangwa utamvunira umwana ijosi wagira ngo nawe kwa minisitiri fata neza agafatanya amaguru nase ubundi bagire wenda ngo nimurabo nawe kwa minisitiri ariko ubundi hajyangiye kumwita izina ubundi shabundi wowe witwa nde? kuko ubundi we ndigwa nkubariza icyo ngiye ubundi kwa muri abakene na ubundi aba n'abakire ubundi bitwa amazina yabasi ariko wowe ntabwo uri umukene uri umukene ngo ngiye kumwitira amazina yanjye guhera ubu ngubu umwana mwise Sodomu n'Igomora kubera ko ni ikinyabibiri. hashobozi ko musetsa uzi ko iryo zina wise umwana wanjye n'Imana yarivumye rega n'ubundi n'abatindi Imana yarabavumye ibyo birahagije mereza umwana wanjye afatwa n'undi se s'ugwavumba si ubwo muri gushaka umujyana na nyiramwisizi zana ngaho ubwo gwana gwanyu mwitizi zabangu zana akira wose sumera nka bene wanyu umwita izina ryiza si umwana karemeye nk'umupfura umwana ni muzima no si umwana ni muzima fatura umwana neza mwita izina nta kintu shwaya ngo numuvure fata umwana neza umufunizo swandurira no si umwana we ameza cyana kijya ubugari bwo mu munyira mwita izina niba umwita izina wanturiwe ibindi niba shaka babirekeye n'ubundi nta kintu okay nta kibazo uyu mwana wanyu nyise Mayoyogoro ngo nde umva nkubwiye Shirugutu nubundi byarangiye Shirugutu wanturiwe nubundi twaramubyaye tuzamwita yitwa Kingi Queen reka ntabwo wamwita Kingi Queen reka ntabwo wamwita Queen yazayobora ndesumbu ibyo ntibibareba nashaka nazayobora ibyo ntibibareba icyo twashaka amafaranga yacu zo kuyajyana amafaranga ntabwo ari amafaranga